by'ibyago byanje nagiriye mu kabari uko nabigenje nyine n'ubundi kahise kambombera kuko niwe wagacuruzagamo je mu by'ukuri sinari mbishoboye pe nta n'ibyo wari ugize narabatukaga rwose singiye gukubera watukaga abakire baje mu kabari nyikoreshwa wumva zika ariko wanyweye inzoga yakuzanye iyo yazaga kankoraho naramutukaga akagenda atishuye cyangwa nkabana ari no nakubise mu kabari ubwo rero Imana yangiriye neza turamubona turamushingura nuko abandi nako ndakagurisha kuko sinari nshoboye kugakoreramo nje n'ubundi nari nagafunguye kubw'umuvandimwe wanje ndagatanga pole bambamwo dukeya bagwahemo dukeya ubu ngumvikana ngo nashoye sigo nahawe kuko ntabwo urumva se byakunda maje ndacuruza ndatarangura ngabura n'umwanya wo gufungura ngigira gukina nacuruza duke tukaturya ako kurangura birumvikana ico gihe gahita gagabura ubwo rero navuga ko kahombye yego ariko guhomba amafaranga ntacyo bitwaye ikibi no guhomba umuvandimwe niwe wari ubabaje nahombye umuvandimwe wanje nahombye musaza wanje ibindi byose n'ubusa n'ibyisi umuntu arabishaka akabibona ariko nyine ubuzima nibwo bwa mbere Imana imwakire mu bayo musaza wanje Imana imurebe mwiza yaranyubahaga yarankundaga Imana ikomeze imuhiruko ridashira nicyo navuga gusa aruhukire mu mahoro y'Imana n'ubundi nk'umuntu uri buyigarure agenda agiye kuyigarura aranyerera abanza umutwe hasi ahita agwa muri rigore amazi aramutembana muri ruhurura we yakurikiye ibase amaze gukurikira ibase iramutemba nyine y'amazi yatembye yagiye yakurikiye ibase ariko yirukangana abakubise umutwe nuko byagenze arapfa turamubura Imana iradufasha turayibyinginga ngo idufashe tumubone polisi zirahiga ziramubura natwe turamubura Imana itugiriye neza bukeye turamubona turamushingura mwamushinguye i Kigali Rubavu byari bigoye byasabaga amafaranga menshi byasabaga ibintu byinshi twakoze uko dushoboye ababyeyi baraza tumushingura i Kigali tere wenda hari mu myaka yawe watubwiye haruguru uri umumama uri umukobwa kumaza kubitekereza ko kumaza bikaze barasuko ndi umumama ndi umukobwa ndi imvange uri imvange gute single mother uri umusingle mother I am single mother yes Sitera wagarukiye mu kangahe jewe ize turonkome gusa wize turonkome uyiga ndago nayirangije wiza mu igihembwe kimwe bibiri nka kimwe n'igice cyangwa ndago nakoze examen ntabwo wayikoze n'icya turonkome muri make ntabwo wagiye kugikora wumvaga ni wiga ugatsinda cyangwa se ugasoza amashuri yawe wumvaga inzozi zawe numvaga nziga construction yego irimo ibikubwo n'ubwubatsi n'ubwubatsi wumvaga ushaka kwibera umufundi cyangwa n'umuyede yes umufundi zanarimba ngaba engineer yes se wenda hari abantu bari hari hanze abenshi cyane b'abakobwa nabo babayeho mu buzima babayeho cyangwa se nabo twakwita nk'abasingomada ariko barangije kwiheba ngiye nama weho mbese inama wabagiye bitewe n'ibibazo nawe waciyemo ngo muri ubwo buzima bikari wakabi yes reka nongera ngusuhuze wowe udukurikirana amahoro y'Imana abane nawe aho waba uherereye hose turagushuhuje cyane nawe urwaye utabashije kuba umeze neza wizere yuko Uwiteka ushobora byose umuremyi wa byose umuremyi w'ibihe cyangwa se umugenga w'ibihe ko abakuzirikana uyu munsi rero twakiriye tukuvuge se cyangwa nibwo bwa mbere wagera kuri bikari
cyane ni ubwa mbere Mhm. mwakire Tereza Nyiramacibiri umukobwa w'igisenyi ndi umugoyikazi yego wujuje ibyangombwa w'irubavu muri Cyanzarwe W'irubavu muri Cyanzarwe. Se Tere, amazina yawe bwite ni ayahe? nitwaje neza Claudine Uwaje neza Claudine Josine Claudine Nyiramacibiri. Tereza Nyiramacibiri riva he noneho? ni izina rijanye nuko nambara muri komedi yego biba bijanye ukurikije ko mba nambaye nk'umukecuru uri muri iyo myaka no muri ayo mazina yego ni ukuvuga ngo uhamugana turimo turareba iyo tubonye acting yawe nuko ugaragara aka kanya ntabwo wamenya ko ari wa wundi wambara hajya iriya myenda yawe. Ubwo iriya myenda ukinisha iri mu buhe bwoko? iriya myenda ni imyenda y'abanyarwandakazi bambaraga mbere nyine abanyarwandakazi ba kera ariko nabo bakuze ndakeka ko aribo bazambaraga. So ubu ngubu buriya hari umuntu wayambara nubwo aba ari uwo mu cyaro cyangwa ari umukecuru ukuze buriya yayambara ntabwo mbamya ko no mu cyaro bayambara rwose. Ntabwo wamenya ko mu cyaro bayambara. Nabo mu cyaro bayambara ndabakiyambara kuko ni nyogokuru wazimbaye ziriya myenda. Ubwo ziriya myenda ni za nyogokuru wawe? Aracyahari nyogokuru? Oya ndagakiba. Tereza abaho yego sorry abaho ahubwo nari mwitiranije na nyogokuru uherutse gupfa ariko abaho ariko nawe ndago yarakizambara yarazibitse nukunda ababyeyi bakuze babika imyenda kuko ndi abiki kindu kubera ko nyine yacyambaye igihe kinini. Ariko nanjye mfite imyenda nambaye ndi muto kaka yabitse na n'ubu ngubu. Abakecuru bagira imbano yo kubika. Se Tere, uvuka mu bana bangahe? Mvuka mu bana 8. Mvuka mu bana 11. Ariko ubu turi 7 kuko ubundi twari turi 8 undi yapfuye ejo bundi. Uwo mwana wa kangahe? Umwana wa 2. Uri umwana wa 2? Yego. Utumije ngira amatsiko yo kumenya imyaka yawe. Imyaka zanjye rero ni mikeya ufite iyerekwa ritambutse. Urukumva riringaye wowe? Urukumva riringaye? Ngo muri 30 cyangwa 27? Reka kunguza cyane. Okay maybe. Niba wibeshemo myinshi wibeshemo ngumwe yenda. Muri 25? Muri 27? Ubwo ni 26. Urumva uracyari mutoya ukurikije nanone uracyari uri mukuru ku myaka y'abakobwa gutya burya bari mukuru. Tere utubwiye ko kuvuka hariya za Rubavu za Cyanzarwe. Tereza yarabayeho gute akiri hariya? Hariya rero nari mbayeho ubuzima bw'ubucuruzi. Nacuruzaga ibintu by'imbuto imboga nararanguraga ngigira igoma gucuruza gushakisha ubuzima no gushakisha udufaranga nyine kugira ngo mundabeho. Arukunda umwana w'umukobwa batarize ako nibura akabona imbano yo gukorera amafaranga. Hari igihe ubona imbano yo kwiga ukiga ukaminuza pe ubu narikagombye kuba ndi kurangiza kaminuza iyo nza gukomeza kwiga ariko byaranze mpitamo kuja gukorera udufaranga. Imana iramfasha mbona dukeya ndayishimira izambe n'agandi ndacari mu nzira yo kugashakisha inyumve ingirire neza imfashe imba amafaranga kuko ndi kugashakisha. Uretse ko umuntu apfa kigashakisha. Umuntu apfa gishaka amafaranga. Yego ubwo naje kuva muri Kongo nyuma mu kwa mbere. Wabaye muri Kongo? Aya ntago nabaga ahubwo nakoreragayo. Wakoreragayo utaha mu Rwanda? Yego buri munsi narakuraga ngajigoma. Ariko buri nimugoroba ngataha. Ubwo naje kuva Igoma nza mu Rwanda 2025 mu kwa 4. Nzi Kigali kubera bya bindi byari byabaye tuzi mu kwa mbere. Mu kwa mbere y'imirwano nyine. Ibira by'imirwano. Nzi Kigali meze ng'uwihungiye tu ngeze nahambura na Mitsutsu turakorana. Mitsutsu noneho tukiraho. Mitsutsu mwabuye gute? Mwabonanye gute? Ngigera Kigali kuko nakundaga ibintu bya filime nagiye kureba Kiramani. Ngeze kuri set arambwira ngo ndagari kwakira abantu. Gusa Mitsutsu anyaka nimero
dukorana na video ngeje arampamagara ati ngwino twongere dukorane uko navugaga gusa byo byonyine byari content yarabikunze cyane kandi ambonamo n'imbano amaze kumbonamo imbano rero ndangira gukorana nawe gusho nabadanizo biza kuza nababijeyo bija bose tuzagukorana ubu mfite amahirwe akomeye cyane yo gukina muri filime ikomeye yitwa Indimba ya Ravi. Niyo uri gukinamo ubu Indimba ya Ravi niko babyandika. Intimba ya Ravi. Ko nabivuze mu Kigoyi. Ni Intimba ya Ravi. Yego ni filime ikomeye cyane, ni filime y'umuntu ukomeye. Ni umumama w'umwana mwiza, niba namwita umumama, niba namwita umubyeyi, niba namwita baby bimwe bigezweho simbizi. Ako ni umuntu mwiza yitwa Jojo cyangwa se Jojo Ravi. Cyano yitwa Jojo Films niho nsigaye ndakina navuga ko ari filime ikomeye nk'inyemo mu buzima bwanje ndamukunda Imana imumbere umugisha nawe navuga ko ari umuntu uri kumfasha kuzamuka ku rwego rwo hejuru yego Imana imumbere umugisha ntabwo mfite uko mbivuga ariko aho nzaje nja hose nzaje nibuka kubivuga ko nibura mfite umuntu wamfashije muri ubu buzima ubwo muri make wakuzanye kugira ngo tukumenye nga Tereza nukubera Mitsutsu yego cyane niho nahereye yego niho nahereye ndamushimira za no kuja kwa Danizo no kwa Bijeyo ndi gukinamo muri filime y'abanyeshuri ni n'izindi nagiye nginamo mbere bataratangirira season ariko nyine bose ndabashimira yego ndabashimira cyane baramfashije yego ese Tereza wahariya n'iki gihe iyo abantu ntabwo ujya uhura n'abantu biwanyu oya ahubwo abantu biwacu barankurikirana cyane ndabizi nyine barankurikirana cyane ariko nabo mburirana b'Ikigali abandi biwacu se burabaje bazi Kigalira cyakoze nahuye nawe wowe uri iwacu muri Cyanzarwe n'abandi baraza kuko nanyenye mbabona ndabo mbonaga wowe urababonaga yarabonye mbura nabo cyane cyane ariko nanone ntabwo bakunda kuzi nahangaha tere hari abantu benshi babifuza ngo kumenya se Tereza yageze Kigali akimara kuza aho ngaho nyine ameze nk'uhunze nk'uyiziye nahangaha bitewe na ziriya mirwano zo muri Kongo zigeze kubaho abantu twese twazi Kigali waje usanze nde i Kigali okay urakoze naje i Kigali mbafite inshuti bisanzwe hano mwirebero ndaza nyine nzambagana n'ubundi ariko uko ibyo byari bibayenza n'uwaje inaha ntanafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nje kureba Kiramani kuko nifuzaga gukorana nabo cyane ko iyo mbano nayiyumvagamo guhera mu myaka 13 nyumvagamo imbano yo gukina comedy na filme ndavuga ningira amahirwe yo kuzasubira i Kigali nzaje kureba Kiramani mageze rero nagiye kureba Kiramani mbahurira na Jojo mbahurira na Mitsutsu mbahurira n'abandi urumva ko nanagize amahirwe nubwo Kiramani atahise amfasha ariko nibura abo yazamuye nanje bari kunzamura yego bose nukuri Imana ibaha umugisha aho Kiramani ntabwo yaba yaranze muri kwa kwiryo kw'abastari akanga kugufata tazi impano ufite cyangwa iki kurimo oya ndago mbizi ndagara ibyo nahamya nagaruka yanze kumfata ariko yarambwiye ngo afite abakinnyi benshi yego ubu ngubu ntabwo Kiramani yari yaguhamagara se kuva yakubona urimo uragenda ukora ibintu bikomere bidasanzwe ntabwo arafata umwanya ngo naguhamagara ngakubwira ati gutya na gutya ega dupfa kuba tukiriho gusa ndago niyo mpamvu bavuga ngo ndukihebe ukiriho mugihe ugifite agakuka ko guhumeka yego ukigera i Kigali kuba atarampamagara ndagitangaza neje amamagara cyangwa ejo bundi ni ibintu bisanzwe cyangwa atanambamagara ngagomeza ngakora uko ndi gukorana cyane ko nanico bintwaye ndamwana uvugaga ngo yuzure ingobyi gahoro gahoro narumvishe ba Kiramani barahereye kera guhera mu 2013 bakora ubwo rero nje se ndinde wo kwiheba haracari karepe nubwo nakwiheba meze neza cyane uko ndi kuzamuka ndi kubikunda yego ndi gushima Imana n'abantu pe bakeya ariko bakeya none se wenda hari tere abantu ukigera Kigali bwa mbere
nyine mbese ukiza ukagera aho ngaho kuri iyo nshuti yawe, ni akahe kazi ka mbere wakoze mu mujyi wa Kigali atari ako gukina filime? oya urakoze, nari mfite amafaranga kuko nakoreraga i Goma, nanatangiye kubona ahantu ho gukina filime, ndavuga ati rero ntabwo nakwishimira kubona aho gukina filime gusa kandi ndakina buri munsi cyangwa se bitari no kubyara umusaruro. Nari mfite udufaranga mbitse tugeze ni nk'utumiliyoni tu, reka mbareka ni nk'utumiliyoni yenda reka nishake mvuge nga 2 kuko nakorera igigoma ndundanya mbika mu tubina nderateranya mvundikanya, Imana iza kungirira neza ya mafaranga abantu bagabyaza umusaruro nkagira ikintu nkora. Nafunguye aka business ako mfite umuvandimwe, nyuma ndamubwira ngo aje mberamo kuko mba nagiye. Wafunguye iyihe business? Nafunguye business y'akabari. Wacuruje akabari? No gukotsa ibirayi n'inyama. Ubwo ni icyokezo nyine? Yego. Ubwo rero umusaza wanjye ndagenda ndamuzana akaja nzigarira. Uwo muvandimwe ari musaza wawe? Arangurikira. Ubwo ni uwa 3? Yego ni uwa 3 waje. Ubwo habaye ngo kwa 5 tariki 11 z'ukwezi kwa 4 nari naramuzanye mu kwa 3 tariki 24 umve ko ndana ukwezi yari amaze i Kigali. Nta kwezi yari amaze i Kigali? Kuvuze ngo nta kwezi yari amaze i Kigali byagenze ute? Ubwo tariki 11 z'ukwa 4 hari ku wa 5 muri weekend turi kwitegura gukora, yasohoye ibyombo imvura iri kugwa, ariko yarambamagaye arambwira ngo wihute imvura igiye kugwa. Nari nagiye kwa muganga ico genda ngo nari nagiye gukina, arambwira ati wihute imvura igiye kugwa. Ndavuga ni nda kibazo ngiye kuza. Ubwo asohora ibyombo nyine agira ngo bitunganye, hari saa 12 ico gihe mama uri kwitegura abakiriya, ariko wa 5 abari buza abakiriya benshi byanga byakunda. Yasohoye ibase ayitereka ku mureko kugira ngo hajemo amazi go koza ibyombo, kandi sha satani ni umugome. Ntabwo twari dusanzwe tureka, twari dufite amazi mu gipangu nyine c'inzu twakoreragamo, mu gikari c'inzu twakoreragamo habagamo amazi n'ibigega. Atereka ibase ku mureko, bora aravuze ndi ntabwo ndirwa nivuna nje kuzana amazi mu gikari, reka ndeke gano ngarege abari gonza gukoresha. Mureka rukondo baba hari amazi menshi garayirerembya, akiterekaho garayirerembya. Haruguru abona amazu y'Kigali bagateye gutya amanuka hazamuka ndawamenye. Amazi gaturuka garuguru garayitembana. Atembana yabase makeya ariko yego ubona kwigenda gahoro. Yayirukanzeho n'ubundi nk'umuntu uri buyigarure. Agenda agiye kwigarura, aranyerera abanza umutwe hasi, ahita agwa muri rigore, amazi aramutembana muri ruhurura. We yakurikiye ibase? Yes. Amaze gukurikira ibase iramutemba nyine, y'amazi yatembye yagiye akurikiye ibase ariko yirukangana abakubise umutwe. Nuko byagenze arapfa, turamubura. Imana iradufasha, turayibyinginga ngo idufashe tumubone. Polisi zirahiga ziramubura, natwe turamubura. Imana itugiriye neza, bukeye turamubona, turamushingura. Mwamushinguye i Kigali? Rubavu byari bigoye, byasabaga amafaranga menshi, byasabaga ibintu byinshi. Twakoze uko dushoboye, ababyeyi baraza tumushingura i Kigali. Ngibyo ibyago byanje nagiriye mu kabari, uko nabigenje nyine n'ubundi kahise kambombera kuko niwe wagacuruzagamo. Je mu by'ukuri sinari mbishoboye pe, nta nibyo wari ugize. Narabatukaga rwose, singiye gukubera. Watukaga abakire baje mu kabari? Nyikoreshwa wumva zika ariko wanyweye inzoga yakuzanye. Iyo yazaga kankora naramutukaga akagenda atishuye, cyangwa nkabana ari no nakubise mu kabari. Ubwo rero Imana yangiriye neza, turamubona turamushingura. Nuko abandi nako ndakagurisha kuko sinari nshoboye kugakoreramo nje, n'ubundi nari nagafunguye kubw'umuvandimwe wanje, ndagatanga. Pole bambamwo dukeya, bagwahemo dukeya. Ubu ngumvikana go nashoye sigo nahawe kuko ntabwo urumva se byakunda. Maje ndacuruza ndatarangura, ngabura n'umwanya wo gufungura, ngigira gukina, nacuruza duke tukaturya, ako kurangura birumvikana ico gihe gahita gagabura. Ubwo rero navuga ko kahombye. Yego, ariko guhomba amafaranga ntacyo bitwaye, ikibi no guhomba umuvandimwe ni wari ubabaje. Nahombye umuvandimwe wanje, nahombye musaza wanje, ibindi byose n'ubusa n'ibyisi. Umuntu arabishaka akabibona, ariko nyine
ubuzima nibwo bwa mbere. ubuzima ni bwo bwa mbere. Imana imwakire mu bayo musaza wanje, Imana yari umwana imurebe. mwiza, yaranyubahaga, yarankundaga. Imana ikomeze imuhiruko ridashira, nicyo navuga gusa. Aruhukire mu mahoro y'Imana. Tere, wenda hari mu myaka yawe watubwiye haruguru, uri umumama, uri umukobwa, kumaza kubitekereza ko kumaza bikaze. Barase ubwo ndi umumama, ndi umukobwa. Okay, ndi imvange. Uri imvange gute? Single mother. Uri umusingo mata? I am single mother. Yes. Se tere wagarukiye mu kangahe? Jewe. Ize turonkome gusa. Wize toronkome. Uyiga? Ndago nayirangije. Wizamo igihembwe kimwe bibiri? Nka kimwe n'igice cyangwa ndago nakoze examen ntabwo wayikoze. N'icya toronkome muri make ntabwo wagiye kugikora. Wumvaga ni wiga ugatsinda cyangwa se ugasoza amashuri yawe, wumvaga inzozi zawe? Numvaga nziga construction. Yego. Irimo ibiki ubwo? Nubwubatsi. Nubwubatsi? Wumvaga ushaka kwibera umufundi cyangwa n'umuyede? Yes, umufundi. Zanarimba ngaba engineer. Engineer. Yes. Se wenda hari abantu bari hari hanze abenshi cyane b'abakobwa nabo babayeho mu buzima babayeho, cyangwa se nabo twakwita nk'abasingo mada, ariko barangije kwiheba. Ngiye nama weho mbese inama wabagiye bitewe n'ibibazo nawe waciyemo ngo muri ubwo buzima, wabagiriye nama? Ni ukwihagararaho gusa. Ngenda bibazo nahuye nabyo. Nagize amahirwe ngakora bikemera, ngishije umwana ishuri, ngakora buri kimwe pe. Nta muntu nigeze nsaba nico njimira Imana. Nabambemukiye narababwiye, nasabye ku Mana, ndabana Imana mfasha sinzabasabe. Aba azaje barambona ahubwo yifuze cyatumye yarambemukiye. Narasenze Imana irabingorera kandi irabikora ko nzaba Imana ngicange. Oya. Nzana muri ibi bintu nabwiye Imana ati Imana mbabarira mbagarareho ndungoza isoni ndunzebye. Yego. Imana nabyo yarabyemeye irabingorera. Irayishimira niyo gushimwa. Yego. Ibyo rero ngiye kuvuga ku Mana ho natinda. Ariko ikintu nabwira abakobwa bameze cyangwa se abasingo mada, ndabakunda nkunda abakobwa birwanirira bakirwanaho kugira ngo abana babo babeho. Ariko inama nabagira nuko bakwihagararaho nyine, bagakomera kuri hoya yabo ikabahoya na yego ikaba yego. Bakamenya guhiga bakoresheje imbaraga zabo, ku buryo n'umwana we namubona azaje aramubona nk'umumama w'icitegererezo. Nubwo nakuze ndabona papa, je nakuriye mu muryango urimo ababyeyi bombi, ariko hari umwana iyo ugize umwaka ukagira umwana agakura atari hamwe na se, ndabizi ko biba bibangamye, ariko iyo hajije ibyifuzo bye ntabwo abangamirwa. Kuko iyo mu buraye wanze kuja no gukoresha kiyede ngo murye, umwana arifuza akavuga ngo yaba mfite papa. Kandi ukoze ugashiramo imbaraga umwana akarya, akabona menerivari cyangwa se akaniga nubwo yakwiga muri leta. Umwana avuga ni papa se ubundi ni igiki? Papa ntacyo avuze, mama ni papa akaba na mama. Bivuze ngo single mother kubwanjye. Nabagira inama yo gukunda ubuzima bwabo no gukunda abo babyaye gusa. Ubundi bakareba imbere gusa, bagakomeza batereba ku ruhande, batereba ku buryo n'ibumoso, batiteye kubibaca indege, batiteye kubabashuka, batiteye kubagambiriye kubasenyera ubuzima. Igishoboka cyose akaba yagikora umwana wakabaho. Ndakubwiza ukuri jewe nakora buri kimwe kugira ngo umwana wanje abeho. Kugira umwana wawe abeho. Natanga imbaraga zanje, natanga amaboko ganje, nakora. Bivuze nk'akazi kose nagakora, yaba ari ubuzunguzayi, yaba ari ikiyede, pfa kuba nzi neza ko umwana wanje arakora mwico kurya. Yego, bakore cyane birengagiza ababaca indege. Hari abantu benshi babona iki kiganiro uvuga ati umwana wanjye, bakibaza ngo byagenze ute kugira Tereza abyare. Yese yigeze umugabo, kuko ndi kubariza rubanda
yigeze umugabo cyangwa se byagenze muri ubu buryo? ibyo ni ubuzima bwanjye bwite ntabwo njya nkunda kubyinjiramo. Yego ndakeka ntacyo nabivuga ibyo ngibyo. Ubishaka yazanyegera akambaza nta kibazo namusobanurira nkamugira n'inama nkanamwigisha. Nkamuhereza yenda se navuga ngo ikize nk'uburambeho gatoya cyangwa se nk'iconze. Urakoze. Setere, wenda hari hano muri sinema nyarwanda cyangwa se muri uyu mwuga mukora ubona bifite irihe terambere? Ibi bintu byakiye Imana ikabishyiramo umugisha nk'uko n'ubundi ngo ndakiyibwira ngo imenemo imigisha ikabikora. N'ubu ndabiyisabye imenemo imigisha rwose nanone yongere igomorora amariba gafunze gafunguke mu izina rya Yesu. Iyo byaciyemo rwose ibi bintu byagutunga. Yego nicyo cyonyine navuga. Iyo byaciyemo ibintu byagutunga. Wigeze usibye kwa Kiramani cyangwa se ko waragize n'ahandi hantu wigeze kujya gukina cyangwa se mu bundi ngo ushake guhamagara umuntu ngo abe yaguhereza role nawe wakina atari kwa Kiramani cyangwa ko handi n'ahandi hantu wigeze kujya gusaba? Nigeze kujya gukina ahantu kera Gisenyi. Reka mbireke. Oyavuga. Oyavuga. Kuko nabikundaga nigeze gusaba ahantu kujya gukina baranyangira. Yego. Nta muntu ugeze guhamagara. Nabisaba kenshi bakanyangira. Bakanyihorera ariko nshima Imana ko yabanyeretse bakampamagarana nabibasabye noneho. Noneho akenshi na kenshi abana b'abakobwa hari abakobwa benshi bashaka bino bintu ariko bajya gusaba ng'abantu bafite amafilime runaka baba bashaka gukinishamo cyangwa se bashaka kubakinira ugasanga babasaba kubanza baryamana nawe. Ibyo bibazo nangwa se icyo kibazo ntabwo kigeze kukugeraho? Rero je ndago byangezeho. Ariko bibaho? Ndabizi ko bibaho. Abagabo benshi ngo barabasaba ngo baryamane. Hari n'abagore tukabishira ku bagabo gusa. Hari n'abagore bagunda ba boyishuka. Akaba yabona uri muto umusore w'ibogare rwose akagani rero niba ushaka ngushira muri filime ngo ino tubanze dukora ishimisha mubiri. Kandi ari umugore? Kandi ari umugore bibaho kukizeho bitaba kuko mu bishira ku bagabo gusa abagabo ne bagira ubushuye bonyine. Kandi ariko akenshi bajya ahubwo abagore nibo babi. Abagore uziko umugore ashaka kugusha buri umukobwa ukabimwima ukuba wabimwimye nyine. Ariko ndakubwiza ukuri umukobwa yakumanukiye kumucika biragoye. Wose nakumanukiye wanjika. Sori nivugiraga ariko n'abagore barabikora. Gusa nagiraga mvuge ko atari byiza habe na gato. Niba umuntu aje kugana akakwereka impano ye mufashe cyangwa se umubwire ngo hoya ariko utiri umusaba ruswa y'igitsina rwose. Ni bibi ndaho bizavuga mu muco nyarwanda. Abenshi bajya bakunda kubikora turababona barimo kurira ati ngo kanaka yaradusabye mbere yuko tugira nawe kandi wagiye ubibona. Ese wowe iyo ubona cyane cyane ng'abantu mbere hari abo twita abakteri urumva cyane cyane ng'abakanyombye bakinaga filime zimeze nk'ikinamico ariko ubu ngubu basigaye bakina cyane cyane ngamwe mukina comedy cyane cyane musigaye mukora nga comedy stand up uzigiye kumera nga stand up sibyo? Wowe iyo ubonye filime z'ubu ngubu nazo zajemo ibintu by'amapranka ngo hatabayeho amapranka ngo ntabwo zarebwa cyane cyane ngo kwabo babosi bawe mu minsi ishize warabibonye sibyo? Wowe ubibona ari filime zakira n'iz'ubu ngubu mbese nibihe baha agaciro cyane? Izakira baziha agaciro ariko nta kintu zinjizaga. Mu buhe buriya? Mu buryo nyine bw'amafaranga. Buryo bw'amafaranga ndaco zigeze navuga ko hari banza nta kintu zinjizaga pe kuko ukurikije abantu bazikinye kera nabo ubona ndaho bavuye ndaho bageze ariko abo ubona bafite mu modoka uko biri bafite amazu yabo babamo ni viziyo. Yego izubu nizo muri viziyo rwose. Yego nuko ngo izakera zari nziza ariko zitinjiza. Yes.
uzi wenda impamvu zitinjizaga nuko zabaga ziri ku masede hari kubera niba warakinaga filime ukaba wayijya kuyigurisha i Burundi ari wowe uyijyaniye cyabaga ari ikibazo cy'inkorabahizi none ubu ngubu ni ugushyira kuri social media uri muri Kenya uri Uganda ikamugeraho utagiye utanamuzi utanamuzi akanayidawunirodinga ku bundi ahubwo kandi mbere warayimujyaniraga ukanayimwingingira cyangwa akayirebera kuri social media ukinjiza akayirebera kuri YouTube ukinjiza nizo muri digital icyo gihe bari bakiri muri analogue wenda hari dusoza ikiganiro cyacu hari abantu benshi cyane bashobora kuvuga ngo Tereza muri script zose baguhereza muri filime niyi hero uri kugora ndanini mubweje kore ndarore nimwe yangora pe habe na gato habe namba role yose ibaho nayikina kandi ngayikina uko wayinsabye uko yanditse ngayiguhereza uko wambwiye ngo yikine nkanashiramo nibiyiryosha ahubwo yes ni kiye kintu kijya kikugora ni kiye kintu mu script bagenda baguhereza kirimo kikugora bajya bakatinga tutazi nzi ko ari ntacyo ariko bakunda gukatinga ujya ukina bikakurenga ugaseka cyangwa se turi gukinana yaseka agahita numva ko nanjye cya kintu gisekeje ngaba naseka nako kantu ko nyine gaje gatuma bakatinga ariko ntago gakunda kubaho yego ari igihe ukora ikintu rwose nawe bagaseka nawe ukumva kirasekeje none iyo bagusetse nibwo uhita wumva uburemere bw'icyo kintu ugahita wumva ko kirasekeje ugahita uvuga ati cyakoze iki kintu cyane akumanza gikoma ku buryo n'igisohoka dusoza ikiganiro cyacu nagira ngo ugire icyo wibwirira abafana bacu ubundi dusoza ikiganiro kangira icyo mbwira abafana bacu muturebe mudukunde ni ukuri turiho kubera mwe muri abashuti bacu muri abakiriya bacu muri abantu bacu natwe turi abantu banyu mudukunde mukore like musharinge mu njuti zanyu abantu batumenye zigere kure shira kuri stati turebe dukunde nkanje mfite Tereza TV show mfite Tereza comedy nayo mujeho muyirebe mukore subscribe na share na like na comment ahangaha n'ugenda utarayikora niba waranibagiwe usanzwe ureba ibiganiro byo kuri iyi channel turakwinginze kora subscribe kore na like na share na comment bityo ibyo dukora mu Rwanda bigere kure murakoze Yes, banyarwandakazi rero bandu bacu nkuko twababwiye ngo tuzajya tugenda tubakorera comeback ku ba star cyangwa se ku bantu bagiye batandukanye bafite icyo bakugezaho kuko turijwe rya rubanda dushobora kukubwira ikintu nawe ukabona yuko icyo kintu nawe ushobora kugikora kikakubyarira amafaranga cyangwa se n'ubundi butunzi tutazi. Tere urakoze cyane rero kandi turagushimiye.